Abakunzi ba Kristo muri Twe TV, Imana ibahumugisha cyane kubana natwe kandi ibagirire neza. Murabizi neza ko dukunda kubagezaho ubutumwa bwiza, ibiganiro bitandukanye by'impuguro ndetse n'ubuhamya bw'abana b'Imana mu kwizera kwabo. Niba utarakora subscribe aho uherereye hose, ndakwinginze kubw'imbabazi z'Imana ngo uyikore ubusangiye natwe uvuga ubutumwa bwiza bwa Kristo Yesu. Imbere yanyu kuri kamera murabona abagabo beza Imana yagiriye neza, n'abatumirwa twatumiye kugira ngo badusangize ku rugendo rwo kwizera, na hanyuma reka tubakire. Reka duhere hano kuri uyu mugabo mureba rwose umusatsi mwiza. Ye nitwa Nkuranga François. Yes. Nanjye nitwa Ego Daniel. Ngiye kongera Komeza fatiraho. Iyo ntakavuze numva ntuzuye. Kuri umugabo. Undi umwana w'Imana. Ubwo ndi umugabo. Kiretse mbaye umugabo wo guhamya ibya Kristo. Ubwo nibwo bugabo navuga. Ndi n'umugabo w'umugore mu buzima busanzwe, ariko ndi umwana w'Imana. Ndashimira Kristo wanyimenyekanishije. Nuko nanjye nari mbivuze nyine nitwa Ego Daniel. Nyuma nanjye mu buzima busanzwe ndi umugabo, mfite abana n'umudamu, ariko nanjye ndi umwana w'Imana kandi nicyo kiruta ibindi. Mbere yuko nshaka nabyara nanjye nari narabyawe kuva isi itari yaremwa. Ubu nabayeho uko ndeba isi itari yaremwa. Isi itari yaremwa n'Imana. Kubonye ejo bundi niba wabyaje utaramara imyaka 50. Icyo gihe nari ndiho rero. Wowe ndi bose ninjye ndiho. Ninjye uwo nyine wabayeho isi itari yaremwa. Nanjye ndimo. Yes, murakoze cyane, Imana ibahumugisha. Mbere yuko tuganira, umeze neza? Nta kibazo. Turaho turashima Imana. Ni muzima? Turanezerewe cyane. Turanezerewe rwose. Imana ishimwe cyane. Muri iyi minsi hari inkubiri yo gufungwa kw'amadini, abantu benshi bari mu bikomere babuze ahantu basengera. Ibyo byanyu bimeze bite? Urumva amadini yakwiye no gufungwa, bibaye na byiza bayafunga yose. Icyo batafunga ni itorero. Itorero ryo ntibarifunga, ntibyakunda. Nta matorero n'ubundi bafunze. Oya. Ubwo ibyo nabyo ni ibintu dukwiye kuganira. Amatorero n'amadini n'imiryango. Ubwo ibyo nabyo biba bisaba ko tubyumvikanaho. Icyafunzwe niba ari amatorero byo nibyo. Ariko itorero ntirifungwa. Ariko uzi ko ibyo bintu uri gukinisha, uzi ko byatumye ngo abantu bagwa cyane. Uwaguye we bagushwa n'ikizi. Uwaguye we nyine ntabwo yari anahagaze. Uri umuntu ashaka Yesu yaravuze ngo wibwira, nako ni Bibiliya ibivuga, wibwira ko ahagaze yirinda atagwa. Icyo bivuze biravuze ngo icyo twita idini n'icyo twita itorero bikwiye kuba ari ibintu bibiri bitandukanye. Idini ryo rikomoka kuri Satani. Tugize Imana icyo kintu cyazanywe n'umubi, icyo cyagenda kikaba. Hari ahantu nzi handitsemo idini ry'ukuri Imana ngo yishimye. Idini ry'ukuri Imana yishimira ngo rufashe imfubyi n'abapfakazi. Idini ngo ufashe ngo idini rikomoka kuri Satani. Kuko ibyo reka mbisobanure kugira ngo tudashyira abantu muri confusion. Reka mbisobanure. Idini, iyo tuvuga idini, ni imyumvire ya muntu igana ku Mana. Uburyo umuntu ashaka Imana, uburyo umuntu afata inzira yo kujya gushaka Imana. Ariko itorero ni uburyo Imana ishaka umuntu. Ibyo bintu bibiri biratandukanye. Akaganura gasubiramo. Idini ni imyumvire yo kujya gushaka Imana. Noneho itorero ni ukuntu Imana ishaka abantu, kandi kuko yaranababonye. Iyo yarabashatse irababona, ariko iyo bayishatse ntibayibona. Ntabwo bishoboka. Ugomba rero gushyiraho system cyangwa se uburyo bwo kuyishaka, ugashyiraho n'inzira yo kuyishaka. Ariko Imana nayo igira inzira yo gushaka abantu, kandi iyo nzira irayivuga ngo dore inzira ijya mu ijuru cyangwa se ku Mana ni imwe, ni iya Yesu. Uvuga ngo kandi Yesu yaje gushaka abantu, ntabwo aribo bamushatse. Aranabivuga ngo si mwe mwankunze, si mwe mwanshatse. Oya,
ahubwo ninjye naje kubakorera, ninjye waje kubashaka. ariko iyo abantu bashaka Imana hari icyanditswe bakoresha Kihe? abankunda abashakana umwete mushaka Uwiteka bigishoboka ko Yego. abona. Morideka, hari imvugo nkunda kuvuga ngo ni imvugo zo mu isezerano rya kera, urumva, hari n'imvugo zo mu isezerano rishya. Ibyo bintu bibiri kubera ko bitandukanye. Yego. Hari igihe umuntu akoresha imvugo yo mu isezerano rya kera, urumva, kandi ubundi isezerano rya kera naryo ntago rituruka ku Mana, naryo rituruka ku muntu. Yego. Kubera iki? Reka ibyo mbisobanure nifashishije amagambo y'Imana, kugira ngo abantu batavuga ati uyu muntu noneho uje ahangaha araducanze aratumaze. Araducanze aratumaze. Iyo usomye mu Bagalatiya igice cya 4 uhereye ku murongo wa 22 handitswe gutya ngo byanditswe yuko Aburahamu yari afite abahungu babiri, umwe ari uw'inshoreke undi ari uw'umugeni. Uw'inshoreke yavutse nk'uko iby'umubiri bigenda, naho uw'umugeni yavutse ku bw'isezerano ry'Imana. Urumva ibyo bintu bibiri ukuntu bitandukanye. Aburahamu yari afite abahungu babiri, umwe yavutse nk'uko iby'umubiri bigenda, uko umuntu atera inda, naho undi yavutse ku bw'isezerano ry'Imana. Ibyo birimo umugani, kuko aba bagore bameze nk'amasezerano abiri. Rimwe ryavuye ku musozi wa Sinayi ribyara ububata, niryo rigereranywa na Hagayi, ariwe kandi ugereranywa n'umusozi wa Sinayi wo muri Arabiya, kandi usobanurwa ngo Yerusalemu ya none kuko uri mu bubata hamwe n'abana bayo. Ariko Yerusalemu yo mu ijuru niyo mugeni, niyo mama wa twese. Ibyo bintu ukuntu bitandukanye. Hari Yerusalemu yo mu ijuru, hari na Yerusalemu yo mu isi. Kuko ibyo byanditswe ngo ishime ngumba itabyara, tera hejuru uvuge cyane utaramukwa, kuko abana b'inyungukazi ari benshi baruta b'inkundwakazi. Nuko rero bene data, namwe muri abana b'isezerano nk'uko Isaka yari ari. Ibyo rero bishatse kuvuga iki? Isezerano, iryo twita isezerano rya kera, n'imvugo ikoreshwamo n'Imana irakaye, ifite umujinya n'ibindi, yica igira ite, n'ibindi byose bivugwamo n'umujinya no kuroha no kugira gute, ibyo ubundi reka mvuge ngo bisobanuye kuvuka mu buryo bw'umubiri. Yego. Kandi bigasobanura iryo sezerano rya kera. Kubera iki? Aravuze ngo Aburahamu yari afite abagore babiri. Reka mbabaze abantu banyumva, abagore ba Aburahamu uw'isezerano ntiyari umwe? Siwe Sara uwahoze witwa Sarayi? Hagayi ni Imana yamuhaye Aburahamu? Hagariyo niwe wamwishakiye afatanije n'umugore. Ni ukuvuga rero ngo iryo sezerano, kuko iryo sezerano rya mbere baravuze ngo rimeze nk'Hagayi, niko bavuze hano, rimeze nk'Hagayi. Ni ukuvuga ngo iryo sezerano rya mbere, iryo twita isezerano rya mbere, ntago mu by'ukuri Imana yari yariteganyije. Kubera iki? Niba Imana yabwiye Aburahamu ko azabyara umuhungu, ikamubwira ko azabyara Isaka, nibyo Imana yavuze, ubwo nibyo. Sibyo? Noneho kumva nabi rero k'umuntu, cyangwa se kutizera k'umuntu, nako kuremya irindi sezerano. Buri iryo sezerano ryarimwe no kutizera. Aravuga, urabona Sara yabwiye Aburahamu atahari, ibintu Imana yavuze wabyumvishe nabi, kugiye sinshobora kubyara. Umuntu ufite imyaka 90, urumva, sinshobora kubyara. Ahubwo genda ushaka umuja, umuzane mubyarane, uwo mwana azakurira ku bibero yanjye. Uwo niwe bita Ishimayeli. Niwe kandi bavuze ngo niryo sezerano rya kera. Ishimayeli rero ntago ari isezerano ry'Imana, ahubwo ni isezerano ryo ni ikintu cyavuye ku kutizera k'umuntu, kw'ibyo Imana yamubwiye ko ari ukuri. Noneho bibyara isezerano rero. Mose ajya guhabwa iryo sezerano, sibyo? Kugira ngo abantu babyumve gute n'idini. Naje mbihuze kandi niho ngera. Iyo myumvire rero, reka mbanze mvuga ku kantu ka Mose. Mose ajya guhabwa amategeko kuko ari ryo sezerano rya kera, kuko babivuze hano. Ajya guhabwa yaraje, Imana iramubwira ngo manuka biyanduje. Ibyo yari imuhaye ku mategeko nibyo yasanze bakoze, si ukubaza ikimasa, yasanze babikoze. Yari imubwira ngo ntukagire izindi mana mu maso yawe, asanga ibyo bintu batari babibabwira, n'ubundi babikoze. Nuvuga ngo ibyo bintu rero n'ubundi yabikuye mu mitima yabo kugira ngo bishyire ahagaragara, kugira ngo akanwa kazibwe, ngo bari mu isi bose batsindirwe n'urubanza imbere yayo, ko nta muntu nyine ushobora ibyo bintu barimo gutekereza, kuko ni inzira ijya ku Mana, nkuko nari mbivuze, ko idini ni inzira ijya ku Mana,
kandi iyo nzira nyine yavuye mu Edeni, ahantu Imana yabanaga na Adamu. Ariko akantu uvuze ni keza, idini ni inzira ijya ku Mana. None abantu bayinyuramo bajya ku Mana urabajajinga, urabacira urubanza ko atari byo. Ntabwo ari byo, kuko nyine na Bibiliya irabivuga. Bavuga ngo hari inzira ebyiri, hari inzira ngari ijyana abantu kurimbuka, sibyo? Kandi abayinyuramo ni benshi, yego. Hari n'inzira ifunganye, abayinyuramo ni bake ariko igeza mu bugingo. Urumva ibyo bintu? Nuvuga ngo rero ibyo bintu n'ubundi bigeranwa n'idini n'itorero. Abantu bibwira ko barimo kujya mu ijuru banyuze muri iyo nzira yo gushaka Imana, kuko ntiwayishaka ngo uyibone. Ubundi si wayigutuma wayikure, ariko ngo bayishakashaka ukayibona se. Bibiliya iravuga ngo iyo ushakiye ibumoso ngo wihishe iburyo. ariko icyo uri kuvuga, abantu urumva bavuga ngo njyewe nashatse Imana nyibona n'amaguru igenda. oya wenda reka nkomeze mvuge ku byo turi kuvuga ku icyo kintu cyitwa idini. Buri ubundi idini ikomoka mu Bufarisayo. Nyine urabona mu Bisirayeli kiriya kintu uriya muco w'Ubufarisayo kwabaga ari ugukomeza amategeko ku rwego umuntu iyo yayubahirizaga yose kandi akayubahiriza cyane yumvaga yageze ahantu Imana iri. Ariko Imana itanga amategeko, Bibiliya iravuga ngo ntabwo Imana yahaye abantu amategeko kugira ngo bakize, ahubwo yayabahaye kugira ngo akanwa kose kazibwe, umuntu wese atsindirwe n'urubanza imbere y'Imana. Mu yandi magambo, amategeko yaje ari nka wa wundi waga mu bucamanza bw'iki gihe, yaje ari nka wa wundi w'akanyundo. Biravuze ngo itegeko rizaniwe umuntu udashobora kuryubahiriza. Birivuga ko abantu Imana yabahaye amategeko n'amabwiriza kugira ngo bahinduke ingegera. Atababonereye, nabahaye amateka n'amategeko atababonereye kugira ngo bahinduke ingegera, kugira ngo bahindure muri Ezekiel, kugira ngo bahinduke ingegera. Imana niyo yatumye abantu bahinduka ingegera, kugira ngo akanwa kose kazibwe, umuntu wese atsindirwe n'urubanza imbere y'Imana. Uyu munsi umuntu ntajya imbere y'Imana ajyanyweyo n'amategeko ko yaretse ikibi agakora ibyiza, ahubwo umuntu ajyanwa imbere y'Imana no gutsindwa no gusarendinga. Mu Cyongereza babyita kumanika amaboko, kugaragaza ko nta kintu washobora. Idini rero ni iki? Idini ni umuntu. Iyo tunavuga idini ntabwo tuba tuvuga inyubako. Hari abantu bakeka ko iyo bafunze imiryango y'inyubako ahantu baba bafunze idini. Oya, niba ari niko nguko abantu batwumva, reka idini nibashaka bazifunge zose mu Rwanda, idini ryo rigumaho. Niyo mpamvu icyo twavugaga cyagiye mvuga ngo bayafunga amadini ahubwo bayamare, ntabwo nakoreshaga imvugo nk'iy'abandi bose bakoreshaga. Ubwo navugaga gufunga idini ni ukutemera iyo myumvire ya gifarisayo kugira ngo iyobore abantu. Aho umuntu urumva Yesu agaragaza abafarisayo yaravuze ngo muzabona ishyano mwa bafarisayo, kandi yarazi ko mu mitima yabo birimo. Kubera ko ngo baminine umubu, ngo barangize ingamiya bakayimina bunguru. Umubu ni iki ingamiya? Kuminina umubu kwari kuvuga ngo bo bahoraga batekereza ko imbere y'Imana batunganye. None igihe kigeze Yesu aje ari we wari uhagarariye amategeko. Ubwo mvuze umubu navuga nk'amategeko, noneho ingamiya nkavuga Kristo Yesu. Noneho bo baravugaga n'umubu ngo ni ku mategeko, barabyubahirizaga ku bijyanye n'amategeko, bakagerageza bakubahiriza. Ariko Yesu aje ari uvuga amategeko, kandi urumva ni wowe wari uhagarariye amategeko. Bibiliya iravuga ngo uwo Mose yavuze, uwo abantu bose babwirije, uwo abahanuzi bavuze, uwo ari we wese ngo uriya yaje. Ariko abafarisayo bagezeho ntibamwemera, bashaka
nko kuvuga ngo yego kandi biga ibintu bya Mose kugeza ubwo we yanababwiye ati Mose aramutse agarutse uba wundi mwirirwa muvuga ngo muramwitirira yabereka ko ibyo muri matari byo. Daniel reka nkubaza ikibazo. Hari ijambo umukuru w'igihugu yavuze nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Hari umunyamakuru wamubajije Oswaki baramubaza ngo kuki amadini adafungurwa yarujuje ibisabwa. Aravuga ngo ntabwo muzi amadini yaturutse mu bukoloni kandi harimo n'amabandi. Wowe ni mu madini amabandi koko ari bo amabandi arimo kuko yiba abantu ibyo byo arimo kuko niba ubwira umuntu ukennye w'umutindi waho ngaho ngo uzane n'icyo ufite ngo Imana iraguha ngo jugunye ubukene bwawe mo hano ngo Imana iraguha ibyo ni ubusambo ni ukwiba rwose. Wowe umuntu urimo kugenda muri vewiti umuntu yaburaye yabwiriwe n'utwo yari afite urimo kutumunyaga ibyo byo ni ubusambo ni ubujura kuko ibyo bintu nta rukundo rurimo kuko koko yaba wari urukundo ibyo bintu wawe yigishaka bishingiye ku rukundo wari gufata ahubwo iyo vewiti ukayigurisha ukabahaba nabo bakarya kuko nawe urarya. Urumva rero gufata ibyo byo ni ubujura ndetse n'ubusambo rwose bweruye bubaho. Ibyo perezida avuga ntago iyo Imana yahaye umuntu kuba umukuru w'igihugu iba yamutoranyije kandi ikamushyiraho mu gihe runaka cyabyo bikigendanye n'ibiriho iba yamutoranyije. Rero Imana ishaka guhagarika ibintu ishobora gutoranya umukuru w'igihugu nk'uko igahagarika ibintu kuko binyuze muri we kuko ari autorité nta nubwo bari perezida baba babihagaritse ahubwo ni Imana iba yabihagaritse kuko niyo itanga autorité muri uwo muntu ni Imana iba yabihagaritse ahubwo ariko yarabyivugiye ko ari Imana akorera yaravuze ati ngiye nkorera Imana niwe rero iyo autorité ni Imana iba yayimuhaye kuko buriya kuremwa ugatoranywa ukamera kuko nk'uko ukazabageraho uba perezida iyo mentality byonyine ntabwo ushobora kuyiremamo wowe ntibibaho ni karemano n'Imana nyine iyo mpano kandi iva ku Mana nta handi iva Imana niyirema iva ku mpano. Rero uvuga ngo niyo autorité y'umuntu ayizanye muri icyo gihe ntabwo ari umuntu ubikoze ahubwo n'Imana ibikoze ibyo bintu. Rero abajura bo babamo benshi ndetse ni bose uko ababona nubwo ari abajura ni amabandi rwose. Ibandi uzi icyo bivuze ni umuntu wiba agambiriye no kukwica nibyo abo nibo mabandi icyo niyo bintu bitubana ariko yabona ushatse no gushyiraho imbaraga uzanamo ubwenge agahita akanaguhitana. Hanyuma reka tukomeze nkuranga iyo nzira y'idini yo kwa Satani wowe wavuze ngo idini ryaje na Satani ariko uza kunyumva neza urumva dusa n'ababikomoye twavugiye tubivanye hejuru ariko iyo tuvuga ikintu gituruka kuri Satani urabona umunsi Satani ashuka umuntu mbere yarabayeho adipendinga ku Mana arya ku giti cy'ubugingo arya ku biti byose byari biri muri Edeni ariko Imana iramubwira ngo iki giti ntuzakirye umunsi wakiriye no gupfa uzapfa. Ubwo ndimo ndasa n'ushyira muri rezime kugira ngo wumve icyo mvuga ko ibintu bikomoka kuri Satani aho biba biva n'iki. Noneho rero igihe kiragera umuntu arashukwa ntago mbisubiramo cyane ariko icyo mvuga umunsi ashukwa yahindutse umwigenge kugeza ubwo Imana yamwirukanye mu ngomyi ya Edeni kugira ngo atarya ku giti cy'ubugingo akabaho igihe kirekire ari umunyabyaha. Noneho rero iyo tuvuga ngo ibintu bikomoka kuri Satani ni ibihe ni ibintu byose bikorwa bititiriwe izina rya Yesu. Noneho kugira ngo ubyumve uyu munsi umuntu arigisha akavuga ngo Imana itanze visa kandi koko nta kintu kibaho Imana idatanga akavuga ngo akigisha akaduha ubuhamya bw'uko yavuye ku gucuruza ubunyobwa uyu munsi akaba ajya Dubai yarangiza agahamagara abantu ngo nibaze bakire Yesu. Mu by'ukuri avuze ibintu ubyumvishije muri logique personnelle y'abantu ntabwo avuze ibintu bibi ariko ibyo bintu ntabwo byambaye umutaka witwa Kristo. Kubera ko impamvu bitambaye umutaka witwa Kristo Paulo arabisobanura iyo abibwira Abakorinto aravuga ngo njyewe nzi wanyu Abakorinto ba mbere ngira ngo ni igice cya 2 nirinze kubabwira iby'ubwenge bw'abantu. Umuntu araza akabwira abandi iby'ubwenge bw'abantu
akabereka ukuntu Imana yakoresheje trike ikamuvana iwabo mu cyaro, uyu munsi ikaba imujyana Dubai, akaba azenguruka ibihugu nk'uzenguruka muri karitsiye. Urumva ari kubwira abantu iby'ubwenge bw'abantu, ariko ntashobora kubwira umuntu icyo Kristo yakoze kugira ngo umutima we uve mu rubanza rwicara rubungamo, rumubwira ko azacirwaho iteka. Noneho rero ko abantu bahora babwiriza iby'ubwenge bw'abantu, baba babwira abantu ibitabajyana mu ijuru. Ikitakujyana mu ijuru kiba kikujyana he? Wavuze zaho aho uyu yaravuze kiba kikujyana ikuzimu. Reka mvuge kano kantu ntunganire nkuranga, ngewe nsome inkomoko y'ibyo bintu byose by'idini, kuko icyo kintu ndacyensisitaho cyo kujya gushaka Imana oriye yo kuba Imana ari gushaka, kuko abantu barayishaka pe, ukajya mu misozi, mu mazi, kugira ngo ntaza gutakaza aho natangiriye. Reka mbisobanure gutya. Reka nsoma ahantu muri Ezekiyeli mu gice cya 28 mwumva ahantu kugwa k'umuntu kwavuye, numve birahita byerekana n'inkomoko y'idini. Aravuga ngo igice cya 28 umurongo wa 13, aravuga ngo wahoze muri Edeni muri yango by'Imana. Wose umuntu so wahoze muri Edeni, umwambaro wawe wari ibuye ryose ry'igiciro cyinshi, Edomu, Pitida, Yorohamu, Tarushishi, Shohamu, Yasipi, Safiro, Nofekina, Bereketi n'izahabu. Ni kuvuga mu ndimi oya nibyanditsemo, byanditse muri ubuhanga bwo kubaza amashako n'imyirongi byari iwawe. Mu munsi waremwemo byose byari biringaniye. Umunsi yaremwemo byose byari bigize gute? Byari biringaniye. Numva rero ikintu gitangaje, wari warasigiwe kugira ngo ube umukerubi utwikira. Uwo se wa muntu wari muri Edeni ahindutse umukerubi, yego. Kandi nagushyize kugira ngo ube ku musozi wera. Wari intungane bihebuje mu nzira zawe zose, uhereye umunsi waremweho kugeza igihe wabonetsemo gukiranirwa. Yagenze gute rero? Avuga ngo wuzuyemo urugomo ruzanwe n'ubugenza bwawe bwinshi bugutera gucumura. Ubugenza n'ubucuruzi. Wewe bavuze ngo igiti ngo kimenyesha icyiza n'ikibi, abantu bagira ngo ni itunda cyangwa iki, ni ibintu umuntu yakoze. Aya no gusanga akaraka singibi barabivuze. Abantu bavuga ko bari agatunda, babikozemo n'indirimbo. Singibi hano ubitekereza aricyo ntabwo wamubuza, niko yarangiritse. Yangiritse nk'abandi bose, nawe afite cya kibazo. Dore ngiki cyo yakoze. Aravuga ngo wuzuyemo urugomo ruzanwe n'ubugenza bwawe bwinshi bugutera gucumura. Umunsi yaremwemo byari bigize gute? Byari biringaniye. Noneho yuzuramo urugomo ruzanwe n'ubugenza bimutera gucumura. Nicyo cyatumye nkwirukana nk'uwanduye nkagukura ku musozi w'Imana. Narakurimbuye wa mukiro ubutwikirawe ngo kura hagati yambuye akumuriro. Umva rero umurongo wa 17, aravuga ngo ubwiza bwawe nibwo bwateye umutima wawe kwishyira hejuru. Wabyumvise icyo yakoze? Ubwiza bwawe nibwo ko byatangiye ari umuntu bikabirangiye bibaye mu marayika. Nibyo nakubwiye ngo umuntu wungu ni ukubiyemo ibyo bintu byose. Ni ukubiyemo Satani, ni ukubiyemo abadayimoni, ni ukubiyemo umukerubi. Wa muntu nyine zibona se ko hari umukerubi wabaga mu Edeni, batajya bavuga ngo wari mu Edeni muri yango by'Imana. Aho rero ni ikibazo kigiye kubera. Bitangiye ari umuntu, birangiye abaye umucuruzi. Yego. Ngeze nawe abo umukerubi. Birangiye abaye umukerubi. Yego. Ubwiza bwawe nibwo bwateye umutima wawe kwishyira hejuru. Kubengerana kwawe niko kononye ubwenge bwawe. Nuvuga ngo kandi kuko baravuga ngo inkumi bibwiye ko ari nziza ngo irenge iwabo. Umuntu bambwiye ko ari mwiza arenge iwabo. Uburyo ubwiza, reka mbwire n'abantu banyumva, ubwiza bw'umuntu nibwo bwateye ibintu byose tubona byo kwangirika kuba mu isi byose. Ubwiza bwawe nibwo bwateye umutima wawe kwishyira hejuru. Niwumva, ubwiza nibwo bwateye umutima wawe kwishyira hejuru. Kubengerana kwawe niko konona ubwenge bwawe. Nkujugunya hasi nk'uwanduye imbere y'abami kugira ngo bakwitegereze. Ububi bwawe bwinshi no gukiranirwa kwawe kuva ku bugenza bwawe byatumye wanduza ubuturo bwawe bwera. Nicyo cyanteye kugukongezamo umuriro ukuvuyemo uragukongora maze nguhindura ivu imbere y'abakureba bose. Bivuze iki? Ndacyavuga ku idini, ntabwo narivuyeho kuko niryo ndimo gushaka kwerekana ko
idini ari imiterere, ari imitekerereze, ari inzira yo gushaka Imana kandi atari byo. Hano rero bavuze ikintu gikomeye cyane ngo ubwiza bwe nibwo bwonona ubwenge. Nureba mu bintu byose akora mu buzima, yego, burya bashaka kugera ku Mana. Nushaka urimo gucuruza, nushaka urimo, kuko uwo ushaka kudusumba, twese dushaka gusumbana. Icyo gitekerezo, burya igitekerezo cyacu gikuru ni ugusumbana, ni competition, kandi igamije gusumba bose. Urumva ibyo rero biba bishaka ujya hejuru, kuko muri Yesaya mu gice 14 navuga ngo nzazamura intebe yanjye isumbi y'Imana, isumbi inyenyeri zose kwanza, nirangiza isumbi y'Imana. No kuvuga iki? Biravuze ngo umuntu yarirebye abona ni mwiza, ashaka gutera kudeta Imana. Batari ko ngiyewe sinareshya nawe, sinamera nkawe, kubera ubwiza nyine yari afite, kubera ubwiza Imana yari yamuremanye. Noneho icyo rero, icyo gitekerezo rero azanyemo ngo nicyo cyononye ubwenge bwe. Uko kononekara rero, yego, niko kuvamo umuntu wa mbere watangiye gushaka Imana bamwita Enoshi, umuntu watangiye kwambaza. Ntabwo ari igitekerezo cyavuye ku Mana. Enoshi niwe wicara avuga ati tugomba gushaka Imana, atangira kuyambaza, kuko Imana ari urukundo, irabireka. Iyo nzira ibaho, irabireka, yego, kuko bifite aho izabikemurira, kuko n'ubundi yari yateganyije ko izabikemurira muri Kristo Yesu mbere itari yaremwe, kuko yatambwe itari yagira gute, itari yaremwe, kuko yarabibonaga ko umuntu aza iramukunda, yaremye igiti, irabizi neza ko ubwo bwiza imuhaye buzatuma yangirika, yarabirebaga, kuko Imana ntiyari kurema ngo ireme ikintu kibi kugira ngo kitangirike. Imana siyo kibazo kibi, oya, ntabwo ariyo kibazo, ahubwo kubera iki? Mbe hano kandi kubera kandi koko n'abantu bayishinze nk'uko uvuze, Adamu niko yabibwiye na Eva. Adamu yaribwiye ati wa mugore waremye ukamuzanira, niwe wanshuti. Bajya ku mugore bati ariko yanzoka nawe waremye, niyo dore, yego. Ni nayo mpamvu rero Moridekayi Imana yishyizeho icyo cyaha. Byarangiye na Dawidi avuze ngo dore naremanye, yego. Imana atari yo kibazo. Niyo mpamvu rero muri Kristo Imana yishyizemo icyo cyaha, yikoreye icyo cyaha cy'uwo muntu, ko yari nyiracyo. ntabwo yamutereranye ngo ivuga ngo yaravuze ati uyu muntu ndamukunda. Nubwo ubwiza bwe yamuremanye, yari bizi neza ko nirema ubwiza, yego, ntabwo iri murema ibintu bibi, yego, iri murema ibintu byiza. Ariko nirema ibyo bintu byiza birazana gucumura. Ubwiza bwe nibwo bwatumye bwononye ubwenge bwe. Ntiyari kurema ibintu bibi rero, yaremye ibyiza, iremye ibyiza, ariko ibizi ko ibyo byiza bizatera gucumura. Nacyo gituma ivuga ngo yatanze Kristo itari yaremwe, yaturemeye muri we, muri Kristo Yesu, isi itari yagira gute, itari yaremwe. Bivuze ngo icyo gitekerezo rero, uko gucuruza ubwo bwibone bwe buvuye kuri ibyo bintu byose, bwatumye yonona ubuturo bwe, niko bavuze, yego. Byatangiye gushaka, kubera ko Imana ari yo soko y'ubuzima, yego. Umuntu kandi yatandukanye n'ubuzima, yatangiye kubushakisha. Ni nayo mpamvu uzasanga bubyuka mu gitondo tuvuga ngo tugiye gushaka ubuzima, nuko utabufite. Umuntu ushaka ubuzima ntabwo yaba bufite, wazaba ufite ubuzima ukajya kubushaka. Watandukanye nabwo wagiye kubushaka, yego. Nicyo gitekerezo, watandukanye n'ubuzima wagiye kubushaka. Rero ubuzima kuko ari Imana, yego, reka ntanga urugero kugira ngo abantu bumve ko ubuzima ari Imana. Urabona mu butaka iyo ushyizemo igishyimbo, ubuzima bw'igishyimbo buba mu butaka, niko gukura no kugira gute, yego. Ukiranduye kiruma. N'umuntu rero niko yabaye, arandutse mu Mana, nawe yatangiye gushaka Imana, ashyiraho noneho inzira, kuko yavuze ngo nzazamura intebe yanjye ireke ni Imana, yego. Iyo ni inzira arimo gushaka gukoraho. Noneho abonye bipfuye, atangira kwambaza, avuga bya bintu byapfuye, kwa kuntu nashaka Imana byanze, akagira kwambaza, ashyiraho inzira yo kwambaza. Iyo nzira yo kwambaza rero ni inzira yo gushaka Imana. Naho idini ryatangiriye, abantu rero batangira gushyiraho uburyo, system itari wabona ukabona simbi, yego. None se niba umuntu ashaka kwitwara neza kugira ngo ase n'Imana, yego, ni bibi? Aha, nyamara aho niho harimo umutego, kuvuga ngo ngewe ndashaka gusa n'Imana nyuze mu bintu nakora ngo nse nayo, yego. Ibyo rero bintu birapfuye, kuko ntushobora gusa nayo, kuko iyi nzira wanyuze. None se ninde wabaye nkayo? Yobu yigeze kuvuga ati ariko zana umunzani ureshya dupime. Ije ibintu yamubwiye, Yobu kandi koko akurikije ibintu yavugaga, wumvaga Yobu yagerageje. Ije imubwiye ibintu, aravuga ati ni ubwa mbere, ati najyaga nkumva, ati ariko none ubu ndakureba, nicyo kineye kwizinukwa ndihana. Wa muntu twitaga umukiranutsi
abirangiye arimo kwihana. Imana ariko yari yamushimye. Ariko icyo tuzaki urumva tutagerasize Imana yamushimye birangira imugaye. Ntabwo nshaka ko twambara udasize nyinshi, ariko ndakubwiza ukuri. Ikintu Imana yavugaga kuri Yobu sicyo Yobu yarazi. Ntabwo ari cyo abantu tuzi. Wapi? Umunsi Imana ivuga umukiranutsi wayo. Ngo umukiranutsi wanjye yavugaga gukiranuka kwayo, ntabwo yavugaga gukiranuka kwa Yobu. Ariko Yobu birangira yirasa ya nicyo rero nuko abantu rero nicyo bita idini. Kandi ibyo bikomoka kuri Adamu na Eva. Iyo Imana ivuze gukiranuka abantu tuhita twumva inzira yacu nyine. Muranga inzira y'idini numva muri kurwanya yavuye kwa Satani, ibitekerezo bya muntu n'abafarisayo byose dukomatanije. Wayibayemo? Nayibayemo n'ubu mba ngifite ibisigisigi byayo. Ariko umutima ni muzima. Umutima ni muzima, ariko ubwo urumva ibyo tuvuze byose, imyumvire, imitekerereze, ingano y'ukwizera umuntu afite, uko ugenda ukura mu byo kwizera ugenda utakaza ya myumvire nyine y'idini. Ukiri mu nzira y'idini wayimaze n'igihe kinini? Ntekereza ko igihe menye ubwenge nibwo namenye ko nyine mfite nibwo natangiye kujya mu by'inzira y'idini. Ariko ubundi cyitwa inzira y'idini wumvise ko ari imyumvire, kandi umuntu wese avuka afite imyumvire nyine ya kera, kadukoresha iryo jambo imyumvire dini yo gutekereza ko ikintu cyose ukigeraho ku bwawe. Uzarebe n'ababyeyi batoza abana babo ko kwirwanaho, yego kwigira, kugira gute. Ibyo leta ivuga nyine ibyo bivuga ni uburyo bwayo strategique bw'imiyoborere, ariko mu buryo Imana ivuga ko dukwiye kuba dukomora ubuzima muri umwe watanze ubuzima. Kuko Imana yahaye. Ukiri mu nzira y'idini ni ibiki byakugoye wamenye ko ibintu bigoranye kabisa ukavuga ati inzira ndayiretse? Nta kindi ni ugukiranuka. Cyaramvunye cyane gukiranuka ko mu idini biravuna. Wese ubundi wakoraga umva ko ari ugutunganya ibidatunganye. Ni amategeko, bishingiye ku mategeko nta kindi. Urumva ko ari hatagira n'umuntu wumva ko ahari kuva mu idini ari ukubohoka kujya gukora ibyaha. Ahubwo ndi mu idini, ndi muri iyo myumvire, najyaga ndwana no gutunganya ibidatunganye, nkahora nereka Imana ko n'aka kataratungana gakwiye gutungana. Ariko akantu k'umutima uca urubanza ntikamve mu mutima. Bya bintu se wabitunganije? Narabitunganyaga, wenda igihe kitari kirekire, ariko narabitunganyaga. Kakangumamo cyane, kubera ko impamvu y'ibyo ni uko igihe cyose umuntu atekereje iby'ijuru, buri gihe umuntu atekereza urubanza mu idini. Reka mbisubiremo, iyo umuntu atekereje iby'ijuru cyangwa iby'urupfu, buri gihe umuntu atekereza urubanza. Kandi urubanza kubera ko uba utizeye avoka wawe cyangwa se utizeye kuburana kwawe neza, utarishuwa, utaranaganiriye n'umucamanza ngo umenye ngo azakubaza ibiki mu rubanza, wowe utekereza ko rwashobora kugutsinda. None se uko gukiranuka washakaga byakugoraga, uyu munsi waretse iyo nzira, bimeze bite? Ndagufite. Waje kubona gukiranuka? Naje kukubona rwose. Kandi none se numva waragushatse ukageruka. Kandi wenda reka nkubwire ibivuye mu mutima wanjye mo imbere. Reka ngubuhamya gato. Jyewe iyo nakoraga icyaha muri iyo myumvire nahozemo nyine y'idini, namaraga iminsi 2 ahantu hamwe ntaza kuvuga ko ntacyo bimaze, ndi mu cyobo bari baracukuye babatirizagamo. Hamaramo iminsi 2 ndi gusaba Imana imbabazi kuri icyo cyaha nakoze. No, kandi nkumva ntago ndagera ku rwego Imana imbabariyemo. Cyokora iyo yashiraga, of course natekerezaga ko yambabariye bitewe n'umwanya natanze n'igihe natanze. Noneho uko nguko mari iminsi nshaka gukiranuka, nkajya mbona ko bidashira. Hari ibyo utamfatiramo,
bya byaha bikomerera abantu umuntu avuga ngo yakoze bikagira ikibazo, ariko turiya duto two kureba ngo acumura. Mushiki wanjye aciyeho hariya arancumuje, mbonye umuntu afite ikintu harandumva ndacyifuje. Utwo tuntu ko tudashira, ubwo najyaga njya muri Yorodani aho hantu nkabwira Imana, ariko utu tuntu ko tudashira biri kumbimeze bite, kandi nkabiyibwira nyibwirana umuti, ku buryo ntekereza ko mungani wa rya jambo wari urimo wenterpreta, nubwo nge ntajya mpfa kwenterpreta ijambo ryo mu isezerano rya kera uko nibona. Nashatse Imana ngeraho ndayibona, uko urumva nahoraga nibaza, ariko siko numva ibintu bidatungana. Kandi hakaba hari abigisha bazaga shaka gucira urubanza bikarangira ugaragaye kutigeze ukizwa. Yarazaga akavuga ngo umuntu ubona Kristo none haramutse aje yajya mu ijuru, nahaguruke hagarara ku birenge bya, ubanze ubitekerezeho please. Akabazanye intambara mu mutima wanjye, asubira inyuma. Uyu munsi niriwe mu kazi, nirwanye n'abantu, narebye nacumuye Mana, ko se unajya mu ijuru. Nkakomeza nicaye, ariko nyuma ubwonko bukongera bukagaruka, kuko maze ko kuva navuka namenye ubwenge mba mu rusengero. None ubu ngubu umuntu akaba asigaye aza from nowhere akaza akabaza ngo uzajya mu ijuru, nahaguruke bikananira guhaguruka. Uku gukiranuka hari umuntu uriho wagushobora akakumbwira. Noneho nza kugera igihe nge nkunda ijambo ry'Imana na mbere, iyo umuntu abwiriza Bibiliya ndakumva, ariko utangiye kuzanamo bya bindi twavugaga by'amaviza ngo naho Imana yakuvanye ku gasafuriya ngo k'ubunyobwa cyangwa akadobo k'amagi n'amavunja, ntago nshobora kumara iminota ingahe ndi kukumva, kuko ibyo ngibyo ni background abantu benshi bagira. Twabivugana turi no hanze, ariko igihe twinjiye mu kuvuga ngo turi imbere y'Imana tubwire ibya Bibiliya. Nuko nari meze na mbere yuko nza menya ubutumwa bwiza cyangwa se kumenya gukiranuka. Ego. Noneho nkajya nkunda kumva ijambo ry'Imana rya Bibiliya cyane, bigera nubwo ntagishaka kugira undi muntu numva, nagira gufata n'abigisha bamwe nkabatoranya, uyu namumva uyu sinamu. N'abantu twabanaga muri societe nabagamo bakaba bazi ko umwigisha runaka ari buze, bakambwira batuze kuza wa muntu wawe yaje, ariko mu rukonze kakantu kurubanza gahora kambwira kati ariko udatunganye kagahora kanyitambika. Ariko umunsi umwe numva ubutumwa bwiza Mana, kandi umutima wanjye waranezerewe. Umunsi numva ubutumwa bwiza, wihangane ndaza kumentioninga, mbere yuko urumva igihe bwatangiriye ntabwo nkizi, ariko umunsi bwa mbere mbwumva nabwumvanye muri umuna w'uyu tubana muri communauté mubereye umuyobozi wabadukurikira mu bimenye. Yitwa Moses yitwa Enoch. Pera ko nari mufiteho ubutware rero, naramubwiye ibi bintu bireke, niba utabiretse ndakwirukanye. Ndakora nari mufitemo ubutware. Arangije nawe arambwira, umva uko yansubije, yarambwiye ati nkurangura inshuti yanjye, ibi bintu bikoreye mu maraso yanjye, birimo muri jye imbere, aho kugira ngo rero tugirane ibibazo kuko sinzareka kubivuga. Nukuri ndagiye sinzagaruka. Umunsi wose uzabona ngarutse ukabona mfashe ijambo nkari, ubwo byari byagenze bite? Twajyaga kuba icyo gihe nari perezida w'urubyiruko muri iyo societe nabagamo. Dinirega umuntu ararigendana, ubwo ndi kuvuga societe nyine nabagamo. Ego. Naho tugeze mu mwanya wo kwatura, abwira abantu ati kwatura uratura ibiki, kuko n'ubyatura n'ubundi urasubira hanze ubigumane. Niwe wabivuze, ari aho ari uyoboye iryo teraniro twari turaho. Arati ibyo bintu mwatura urabyatura, iyo wari ubyatura wumva bizashira. Ahita avuga ati umwanya mu bureka, ahubwo reka twiganire ijambo ry'Imana. Kandi nkaba nari nzi ko nta teraniro ritarimo kwatura ribaho, kutatura nako ribaho. Nyandi magambo, iteraniro iryo ari ryo ryose mugomba guca ku gicaniro
babyitaga ngo ni ku gikarabiro kwa nje barabimbwira yanabikoze ntari mpari nabyo bati uyu mugabo ndi perezida barambwira bati uyu mugabo nta gituma twatu wari perezida uri na boss ahari ubwo oya nari perezida kandi perezida aho hantu muri societe aba afite ubushobozi bukomeye nari no hejuru cyane ndi mu nzego za paruwase no mu karere Kibaho ubwo ababyumva baramenya aho narindi noneho ndumvise ndababara ndamubaza koko usigaye ukoresha iteraniro ntiwatuze abakobwa baraza barandirira n'abasore bati asigaye atuma tutishima duterana n'abanyabyaha ibyaha biba byuzuye ahangaha n'Imana yabigaragaza akanga yuko binaturwa ndababara cyane ndababara ndumva Imana igaragaza ibyaha icyo nacyo kibike muri parantese noneho ndabubwirane rero ibi bintu ntuzabyongere niwumva uzabyongera ntuzagaruke arambwira ati nanjye sinzagaruka ko sinabireka hashize iminsi nza kumva umugabo witwa Morodekayi impamvu nkuvuze n'aba naramukubwiye n'uyu nguyu ntago agaragara yajyaga akora yari afite utuntu ku rubuga rwe yajyaga yohereza tw'utuodiyo ndatwibuka iyo tutabaga ari 7 twabaga ari 8 cyangwa 6 wumva kamwe ukumva kandi icyo gihe twari turi no mu gihe cya covid ufite ijwi ryiza noneho kandi nkumva amagambo uvuga araryoshye ndakumva ubwa mbere nkumva ubwa kabiri nkumva ubwa gatatu ngeze aho nkunda ibintu byawe noneho simenye ko ibintu ubwiriza ari nabyo uyu na barumuna be bose babwiriza bya bintu nirukaniye wa muntu ndakomeza ndabikunda ndanabifata mbisharinga inshuti zanjye buriya waratwohereza ndufata nka dusharinga inshuti zanjye ku buryo harimo bamwe byanarokoye n'ubu bakize umwe we twari bunazane nuko adahari ntago ari mu Rwanda noneho mu munsi umwe ndi kubwumva uri kuvuga nkajya numva uvuga iby'ubuntu bw'Imana noneho ngeze aho ibintu si byaba batipe kwabo batipe twarababonaga n'iseseme katwifate abantu baroheje baraho itorero badashobora no kubona ituro ryo gutanga ntaryo baba bafite mbigu wamuminimizaga ugendeye ndifite kuko na executive ntunyinishe ariko paraporo y'abandi bantu umuntu yabonaga uri hasi urumva twarebeshaga bwa bwenge bw'idini nicyo mvuga kuko uyu munsi kubera ko n'ibitekerezo byanjye byakize nta nubwo nshobora kwicara ngo ntekereze ngire ubwo bwenge ngingize mu cyitwa ubutumwa bwiza mvuge ngo nta bushobozi afite uriya arabufite wenda twabivuga mu buzima busanzwe abambisi kuriya bufite uriya ntabwo afite ariko iyo bigeze mu butumwa bwiza mbona abantu bose basi kandi ibyo nkubwira ni ukuri umuntu n'undi bameze kimwe noneho rero nza kubahamagara uyu ndamubwira oya ntabwo twari tuziranye nahamagaye muri umuna wawe wayize ariko hari ibintu tumaze iminsi twumva kandi numvise bimeze nka bya bindi byanyu bimuhaye yumva ni nk'ibyabo ahita ansaba ko tuzaterana badusanga ahantu twabaga twari muri covid bongeye kuvuga kubera ko ntabemeraga ndavuga n'ubundi ntabwo mbemera mwebwe ntabwo mbemera ariko ibyo muri kuvuga mwambwiye ko bimeze nk'ibya Morodekayi ariko Morodekayi ndamwumva nkumva biraryoshye ariko ngo nyine nari mfitemo ya nyumvire yuko nta kintu kizima bagira nta kintu ariko ndashima Imana ibyo bintu bijya binezeza umutima wanjye ku buryo icyo numva nubwo nabura ibyo ntunze byose nubwo nabura amafaranga nkabura inshuti nkabura inshuti n'undi waraziretse warasigaranye zarancize ariko numva nta kiruta ukomeze uhora gudiha umbwira ngo mu ijuru ngo urupfu ngo ruramutse ruje ngo cyangwa ngo impande ikavuga ibyo bintu byahise bihanagurika mu mutima wanjye
kandi burundu, ku buryo uyu munsi ngewe iyo mpuye n'abantu turi gukora akazi gasanzwe, bizinesi isanzwe, nkunda kubwira umuntu wenda nagira ibibazo by'uko nabuze amafaranga, ariko nitujya mu bintu by'Imana, niyo turi kuganira nkumva urazanamo ibintu by'Imana, ndakubwira nti humura, kuri icyo cyo mfiteho amahoro kandi atemba nk'uruzi, umugani wa mwanditsi, mfite amahoro nkorana kandi numva ntazigera ntakaza nubwo nabura ibyanjye byose ku kijyanye no gutakaza ubugingo buhoraho. Icyo cyo cyagiye nka nyomberi. Uyu munsi nkaba nkangurira cyangwa se mbwira n'abandi bantu badukurikiye, burya bya bintu utekereza ko hari abantu bajya bavuga ngo ninde muntu wakiranuka ngo ari hano ku isi, burya bya bintu ujya utekereza ko gukiranuka kutabaho umuntu ari hano ku isi. Bibiliya iravuga ngo abera bo mu isi ngo nibo mfura Imana yishimye. Hano ku isi hari abera, hari abakiranutsi, hari abantu bagenda badafite urubanza na ni ukuri kw'Imana. Hari abantu urimo kandi ndimo nditunga urutoki. Hari abantu badafitanye ikibazo n'Imana rwose pe burundu kandi reka nabo ntacyo bafitanye nuko atabyemera. Nicyo nyine turimo turakiza ubwonko bwe, turi gukiza ubwonko bwe ngo amenye ko nawe nta kibazo bafite. hari stage, hari umuntu amenya ko Imana nta tuvuga ko kantu mu kanya kari kandimo nari nkibagiwe. Buriya ibitekerezo by'umuntu na mbere hose nibyo byatumye umuntu atekereza ko Imana iri kure ye. Kuko n'umuntu akora icyaha, wa muntu wa mbere twavuze we yahunze Imana kandi Imana izimusanga. N'uyu munsi abantu iyo bafite ya myumvire twavugaga yo gushaka Imana mu buryo bwabo, yo gutekereza ko Imana izabaciraho iteka, yo gutekereza ko bakoze gutya, iriya myumvire yabo yo ibasunika, niyo ibasunika ibajyana kure y'Imana. Noneho ubutumwa bwiza icyo bukora bwo buragukurura buti wihunga Imana. Ya ndirimbo mubo yacunguje ayo maraso, humura nawe urimo ngwino wihunga Imana. Yacunguje amaraso, mubo yacunguje amaraso, nawe urimo, twese turimo. Kuki abantu bahunga Imana? Ni kuvuga ngo abantu bashakira Imana mu kuyihunga. Aha, ahubwo bivuze neza. Kuki abantu bahunga Imana ngo barangiza bakavuga ngo barimo barayishaka? Ariko Imana yaturutse mu ijuru iza gushaka intama yari yarazimiye. Bibiliya ivuga ngo kari akantu karantangaje, ni nk'interpreta uko mutakumva mumbwire tukavugaho cyane. Ndavuga ngo Imana yari ifite intama 100, ngo intama imwe ivamo ngo iragenda, Imana isiga 99 ngo ujya gushaka imwe. Nigeze kubaza abantu, Morodeka nawe reka nkubaze nubwo uri kutubaza, Imana iza mu isi yaje gushaka ihene cyangwa yaje gushaka intama? Aha, none se ubwo tuvuga ko hari abantu Imana yaremye ari intama, ari ihene nako? Kuva kera intama yari imwe, yari Adamu wa mbere, niwe watakaje rwa rugo yari arimo, arangije ava mu rugo aragenda ajya hanze y'urugo. Imana iva mu rugo ijya hanze y'urugo, igiye kuzana intama yavuye mu rugo ikajya hanze y'urugo, irangije irayigarura iyizana mu rugo. Maze abantu bafite ubwoba bwo kurimbuka kandi barashyizwe mu rugo. Ubwo ikibazo ni Imana cyangwa ikibazo ni bo? Murakoze cyane. Ni ukuvuga ngo yikoreye umutwaro bari mu modoka. Uzi kuba mu modoka y'imizigo, yikorera imizigo ukaba wikoreye umuzigo. Uyu munsi Imana ifite intama zayo 100 zaruzuye nta nimwe yasigaye. Nta nimwe ibura. Yaravuga ngo icyo yaje gushaka ngo yarayibonye cyane, ayishyira ku bitugu cyane, arayijyana ayisubiza mu rugo. Ntabwo yaje kuyishaka ngo nayibone, ngo ayibonye ngo aranezerwa, ngo ayikubita ku bitugu arayizana. Reka tujye kwa Daniel. Ayibaze cyane. Wowe wabaye muri inzira y'idini, ibyankoranga byo birarenze, tuzabona bigaruka ubutaha. Wabaye mu nzira y'idini, ni iki kintu wabuzemo cyatumye ufata indi nzira itari y'idini, ahubwo ari inzira y'itorero? Yego, rwose ugira ngo ushake 2 cyangwa 3. Ni byinshi, ariko gukiranuka ni kuko wari ukwa mbere. Ntabwo kubera ko urumva ngiye mvuka navukiye iwacu, urumva iwacu bageze mama yageze muri ADP muri 73.
niyo mvuze. Numva navutse rero nsanga n'ubundi ndibuka ko banyanaga kubaka ku rusengero utunda amazi tujyana tuvido turi batoya dufite nk'imyaka 8. Urumva rero nakuriye muri Ekodimu aho banyigisha bakanyigisha inzira gukiranuka rwose barabimpata pe, nkavuza ingoma ku rusengero nkacuranga senti nkumva rwose ndajya mu ijuru nkuko babimbwiye. Ariko icyo gitindi cy'ikibazo kubera bya bintu bahora batubwira bati urebye ugize gute kakubayeho ijuru si irya so si irya nyoko ati Imana zinyoko ati ntwari bigishamo imbaraga intwari zinaniwe intwarane n'igihe yampaye ugamba ntavuga ibyo bintu byose babikubwira umutima ukaguhagararamo ugahahamuka ku buryo wahoraga itekereza ibyo bintu byo kujya mu ijuru. Iyo byazaga buriya mu buzima busanzwe wigendera uri mu kazi bisanzwe ntabwo urimo kubitekereza, ariko iyo ugiye ahantu barimo kuvuga ngo ijambo ry'Imana nimugoroba utashye uvuye ku kazi cyangwa ugize gute bakaza ukajya ngo gusenga bahita bakwibutsa bya bintu umutima ukaguhagararamo ugatangira kugucira urubanza. Ndakubwiza ukuri mu buzima busanzwe uri nk'abandi bose. Ibyo kurakara ntubyibuka, ibyo kugira gute, ibyo kwifuza ati ndibuze kwifuza ntabyo wibuka, ntihakagira umuntu kubeshya, ahubwo bya bintu biza iyo ugiye gusenga nimugoroba ugiye kuryama. Abafarisayo bahita bakwikoreza umutwaro bya bintu ugiye kuryama nibwo biza, cyangwa se ugiye gusenga bya bintu nibwo babikugarurira byose bakagusomera bati kambayeho neza neza ugaca. Rero urumva bayaho ariko ngezemo hagati ndagije kwiga muri segonderi ahari niba mbyibuka nibwo nashise nk'ubireka ibyo gusenga cyane, nabise nk'ubireka kuko nagiye kwibera executive nigira kwigwira ndigwira ndagwa. abo mwasenganaga rero bagufasha utuguye ntago kubera ko n'ubundi ntakoraga ibibi cyane ku mugaragaro, ntago bari bazi ko naguye gusa najyaga gusenga cyane bya bintu byo kuvuga ngo ndajya mu butayu ngo ndajya ngo kwiyiriza ngo ndajya kugira gute sinabikoraga. Urumva nyine kuri mu nshingano za leta wirirwa mu kazi ugataha nijoro ibindi nturi bubone umwanya wo kujya kubikora, wenda wiririye n'agaturire ntiwamenya ibi byose wabishyizemo banasambanye kuko urumva iyo umwana w'imyaka 21 ukabona gutangira gukora ku mafaranga uhembwa abantu bazi kuri umutegetsi uri umuyobozi abantu n'abakobwa barakuzira ugasanga bya bintu byose by'urokore bisa naho bigendeyeho. Rubanza sibwo ntirwiyongera cyangwa ruranaceceka rubanza ruzanwa rega n'abantu ruzanwa n'abo b'abafarisayo. iyo ugiye kongera gusenga ndabyibuka rwongeye kugaruka uyu muntu urangiye witwa Noka bavuze bamenye ubutumwa yabanje nawe gusa naho abikaramo ibintu by'ikirokore. Ndabyibuka turi mu rugo arambwira ngo yabonye Imana ibara abandi bana biwacu ngiye ntiyambara kaba karabaye. Ndavuga ntikambayeho mba ko nigenje kandi ngewe nitwa Ego. Iryo zina papa avuga ko Imana yarimuhaye imubwira ngo niko avuga kandi niko ntabwo yararizi nicyo bisobanuye, nabimenye nyuma nanjye babimubwiye icyo bisobanuye. Urumva rivuga ngo ngewe ubwanjye myself cyangwa se moi-même ngo ngewe ubwanjye. Urumva yararimo kurota abona iryo zina riraje arabyuka nyita Ego, nyine abyaye umwana mwita Ego. Noneho natekereza ko bakambwira bati rero buri Imana yavuze ko ari yo wowe ari wowe buriya rero kuva yarabivuze yaragusibye byararangiye. Nakibuka kuntu Imana insibye ndavuga ntikambayeho araza arabimpanurira. Urumva narasambanaga icyo gihe araza arambwira ati rero nari mu masengesho ndabyuka twari dutuye mu Kagarama ahantu haruguru habaga hari kwa Rujugiro haba tariho bahubaka haba ibihuru byinshi ariho ajya gusengera. Araza arambwira ati Imana ntiyakubara Imana ntikubara birarangiye. Ambwiye icyo kintu narahahamutse ndavuga ntikambaye iranyishe rwose iranyishe karabaye ugiye gupfa. Nasubiye mu rusengero kwa ADPR muhura n'umubingwa nawe wagira ngo bamuntumyeho avuga ibyaha byose ngira ngo ntigeremo kuvuga. Ndagenda ndapfukama barongera baransengera
ndavuga umutima guhera ubwo ntangira gusenga cyane nanjye Imana yongera kubara irongera irambara nta rindi yerekwa ryaje se reka da irongera irambara noneho ndagenda nkubera noneho ikintu bita isengesho nanjye ubwanjye ndagenda mba umusatuzi wa wundi wahatarate njyewe narahanuraga ndakubwiza ukuri narahanuraga bya bindi ariko byiza kandi ibintu ntago nigeze mpanura ibintu ngo ntihagire na kimwe n'iki kitaba ndibuka ko nabwiye umuntu ngo bamurogeye Burundi mu nyanja muri Tanganyika bariho bata ikintu bamurogeye sinzari ibyo bintu nabikuye nari bibuka bari barimo gusaba umwuka wera mu rusengero ari ninjoro nagiye nenetse akaguru mukuramo urabona iyo barimo gusaba umwuka wera barapfukama bakabazenguruka abandi ngo bawufite bakajya baririmba nk'akanuma karamanutse kariya ndakare babazenguruka ndagenda mukuramo ntihaguruka nta mwuka wera wabona barakuroze bakurogeye Burundi akomeza nk'umuntu urwaye nyine hari wenda bo baravuga bati niba musengera umwuka wera aramanuka mukize namwe ntibakurogeye Burundi mbivuge mbibwiye ababyeyi be bari bari aho ngaho bararira baragenga n'ubu ngubu turahura isoni zikanyica nkabura aho ndeba urumva kuko narahanuraga bya bindi byiza kubera ikintu narasengaga ninjiraga mu nzu iwanjye mu rugo na madamu nkahita mfata inguni zose irukana abadayimoni niba nababonaga ko ntabugibona abo batinde nkashwiragiza nkababona mu nzu abampanuriye nabo bakavuga batuzakomera uzaba igitangaza yamanye nagenda rero ndamera urubanza noneho nibwo rwaruje kuza urubanza rumpagararamo rurandihagura siko nsenga noneho nasenga ko ndi umuhanuzi ko ngira gute ndakubwiye ngo najyaga njya hano namaze umwaka wose nzengera hano hamwe buri saha imwe buri gitondo nahinduye nta n'umunsi n'umwe nsibye no ku cyumweru nabanzaga nkagiye ngomba kujya mu materaniro umwaka warashize nteraniraho nsengera aho hantu izuba ryava nagaramaga ku rutare nkaheraho nerekwa nkahera mu zuba nkaheraho nerekwa nkabona bamwe ikiganza kirababibuye harabona hanuriye abapasitoro abandi n'abahanuriye bakora ubukwe kandi aho nabibabwiriye biraba ubwo buranyica nanjye ndavuga nti ndi umuhanuzi w'Imana numva ngiye kwamamara ariko rwa rubanza niko rwarushagaho kwiyongera uru rutinda rw'urubanza ko rudashira ko nsenga kandi mu bibayaga byatewe n'iki nigeze kwandika amategeko y'Imana nyandika ku rukuta nyandika ku rukuta ndavuga nti nzajya nza mvivure ndebe ibyo nishe nzajya nza mvivure ndebe ibyo nishe nimugoroba nataha nkavivura wenda ngasanga sinasambanye ariko narebye umukobwa w'abandi kandi Bibiliya yavuga ngo nureba abameze nk'uwagize gute nk'uwabikoze nta ibyo naryishe kandi uwishe rimwe abayishe yose nabo nkasenga abwira Imana ati mbabarira nkaryama nabwo ati ejo nzagaruka njya vivure nkajya kuvivura nkahera kuri rya rindi kwifuza kukaba kuransinze yandi yose akaba arapfuye bikaba birarangiye mora muri urwo ariko nyine kubera urumva habaho ijambo ryitwa kwiyeza yego uyu mwanya nabaga niyejeje yego nabaga numva ya mahoro agarutse nabaga urubanza rwagarutuze kwa kwiyeza sinzi koko niba yanambabariye ahubwo numvaga niyejeje numva ruratuje wagarura ibindi rero nk'ibyo Nkuranga yavuze ngo umuntu mwenda byibuka arageze kuza aho twasengeraga aragira ati umuntu wumva yajya mu ijuru hari indirimbo abantu baririmbaga singiye kuyivuga ni korari izwi nayivuga ngo mbese yarasaramutse aje none aha wajya mu ijuru barayiririmbaga twese tukareba hirya abapasitoro bakareba hirya bati none umupasiteri umwe akatuvuga azogasanga uri muri telefone wajya mu ijuru yewe wareba amafoto y'abakobwa warebye muri telefone ukavuga uti ndapfuye ndashize neza birangira urubanza rumbanye iki urubanza ariko ibyo bintu icyo kintu bita kwiyeza kiragenda kigahuma ibitekerezo urumva kiragenda kigahuma ibitekerezo ku buryo nyine ibitekerezo byawe bisigaye nubwo ibyo byabaye ariko kwiyeza nimara kwiyeza ndagira gute ndaza kumera neza
ukiyeza, wamara kwiyeza ukumva umeze neza. Reka rero umuntu aza muri korali kinyivuga iyo narembagamo, ariko abo bantu barayizi. Umuntu rero kaza muri korali rero tumaze amasengesho iminsi 3 tuzi ko Imana igiye kudusezerera, kwaga tuzi ko iyo tumaze amasengesho iminsi 3 twiriza, waga wenda gupfa inzara yakwishu nta n'amacandwe ufite mu kanwa, araza rero dukora ibintu bibi cyane. Asoma ijambo rivuga inkuru ya Dawidi, umuntu bita Shimeyi wari warahemukiye Dawidi, amuraga umwana we Salomo ngo ntazarenda ajye kuzimu imvize atamwishe, atamwishe. Umuntu araje arayisoma iyo nkuru, arayisobanuye, aratubwira ati mwabaye ba Shimeyi. Shimeyi byamugendekeye gute? Shimeyi bari baramubwiye ati ntuzarenge Yerusalemu. Ubwo ni mu masengesho arimo kuvuga ati ntimuzarenga ibitekerezo byanyu, ntimuzarenga mu masengesho ngo bijye hanze. Shimeyi baramubwira tuzagume Yerusalemu, nuharenga nzakwica. Niko Salomo yamubwiye. Abagaragu rero ba Shimeyi baze gutoroka. Shimeyi nijoro aromboka arabakurikira, kumbe bamushyizeho maneko. Akigenda agarutse batekanya baramwisha. Uwo muganuzi aravuga ati ibitekerezo byanyu byagiye mu rugo, mbongeye ndeye n'iminsi 2. Yahitaga yongera 3 yari twishe ntiwakurigeze kandi mwabyanze, none se byambwa birangiye. Hoyi nyine duhaga twaje amasengesho twaga twayishe, ibitekerezo byaga byagiye mu rugo, byatekereje inzara, byashonje bagatekereza inzara, bati byararangiye amasengesho yapfuye ubusa, adukubita nde iminsi bibaye 5. kandi wakarya sha, kandi numvaga, kandi yabaga yari yagatsindwa n'Imana, numvaga uwo wazaga yigize umwigisha kuri Shimeyi, yabaga yariye shabyo yariye adukubita ndi iminsi 2. Aho rero niho natangiye gutekereza nako koko mwabana mwe ko ibitekerezo bidahuga, ko ngenda naba ndi kumwe n'umudamu wanjye nkashiduka ndimo kureba undi mugore, kandi ndi kumwe n'umudamu wanjye ko afite nyashi, ko namushiduka narebye abandi, bizagenda gute kuko ubu nzajya mu ijuru nte? Haduka rero uwo murumuna wanjye sinzi ukuntu agiye kwiga muri theology, ariko nawe yibaza ibyo bibazo. We ko yagize araribwira ati rero mama nawe ngiye kugusezera, ibi bintu ntibishoboka, ngiye kugusezera, tugirane amasezerano, ibi bintu tubura byo gucyanuka ntago bishoboka. Agiye kwiga theology rero sinzi ukuntu yahuye n'umuntu w'umuzungu, amubwira ubutumwa bwiza. Abumubwiye ukiraho wigeze usenga isengesho rivuga ngo nubona naniwe uzangize ntahe, nuko aho nibyo twabagamo huko, nubona naniwe twanabinimbaga mu karirimbo, uzanyeze ntahe Mana. Yego masengesho tuzenguruka niko twakaga, nubona byanze uzanyeze ntahe kuko kaba kabayeho. Umugabo rero araza mu rugo, atariko namenye ikintu, kandi numva yaza nezerewe ameze nk'uwasaze, yari yasaze neza. Ati reka mbabwire, ati ijuru ntirikorerwa, kujya mu ijuru n'ubuntu, Imana yaritangiye abana bayo, Yesu Kristo nicyo yaje gukora mu isi, ijuru nta muntu uzarigishamo imbaraga ze, ijuru n'ubuntu. Yamaye nkawe bati ijuru n'ubuntu. Intambara yabayeho, ndakubwira ngo twamwirukanye amezi 6 mu rugo, twaramuciye mu rugo cyangwa mu rugo iwacu aho twabaga. Baramubwiye batuzabaze iyo bintu zanye nukuyoba, none se iyo mubyanga mukamureka wakakaka uzaza n'ubuyobe ibyo bintu, none se mukabyanga yahoraga bibabwira, ahora bitubwira kandi ntibishobora guhora. Wabimenye ntushobora guhora, ntago bibaho. Urugerageza no kwiyumanganya ngo bane n'abantu, uti wenda mbagumane bikanga, ugashiduka bivuze ugashiduka ibi bintu biraturambiye, turashwana. Ariko umunyabwenge atubwira ati ariko urumva nta bandi bantu twari tuzi, ni muri za 2014 hari nta bandi bantu twari tuzi, si ibyo bintu katubyumvanye uwo muntu, kandi ngo n'umuzungu wamubwiye. Atubwira ati ariko amenye ubwenge, sinzi ukuntu akenge kagarutse. Atubwira ati ariko tupfiki, hano dufite Bibiliya, mwaretse tukayisoma
mukareba ko ibyo mbabwira ari ukuri. Buriya Imana ni nziza. Dukubita igitabo cy'Abaroma, reka duhere kuri iki, turagisomye agahatinda. Uburyo twayaraga, urumva twari twayafashe umunsi wo kuwa mbere tukasoma Bibiliya tugeze mu rugo saa moya mvuye ku kazi, guhera saa moya kugeza saa sita. Urumva guhera saa moya tukageza saa sita. No kuwa gatandatu twirirwagamo tuyisoma gusa, nta bintu byo gusenga ngo turavuga ngo turirizwa gusa. Reka da, n'ubundi ntitwaryaga, twashidukaga twageze nimugoroba tukisoma. Mwaretse tugasoma muri Bibiliya. Adukubita igitabo cy'Abaroma, tugeze mu gice cya gatatu hatangira kuvuga ibintu bidasanzwe. Haravuga ngo abantu bose baranduye, ntawe ukiranuka n'umwe. Bose barayobye, bose bahindutse ibigwari, bose imva zabo, iminwa yabo n'imvi irangaye, bariganishije indimi, akanwa kawe yuzuye ibitutsi n'amagambo abishye. Ibi bintu zo bibaho. Noneho hakaza ikibazo hejuru kibaza ngo none se turabaruta uko tumaze guhamya ko Abayuda n'Abagiriki kose batwarwa n'ibyaha, ngo none ko turabaruta. Ku murongo wa 21 rero haravuga ngo ariko noneho hariho gukiranuka kw'Imana kwahishuwe. Tuti hariho gukiranuka kw'Imana, ukuse twari turimo n'ukwande, kandi bamaze kuvuga ko ari ukwanyu. Umurongo wa 19 avuga ngo akanwa kazibwa abantu bose bari mu isi batsindirwa n'urubanza imbere y'Imana tuti karabaye. Ageze ku murongo wa 21 asobanura gukiranuka kw'Imana. Imana itangira ubusa, niko handitse aho hantu, ubusa itangira iki? Ubusa. Totishano riraguye. Imana itangira gukiranuka ubusa. None se ibyo twakoraga, kandi yamaze kuvuga ko mwangiritse Abayuda. Yari yabwiye Abayuda mu gice cya kabiri, yarabatse ko mw'Abayuda ko mwirata amategeko namwe mukayacumuraho, mubuza abantu kwiba namwe mukayagayisha amategeko, mubuza abantu kujya gukina namwe mukabikora, mubarusha iki? Aho rero naho twasomye tugeza mu gice cya 5, noneho havuga ati abantu bose icyaha cyakomotse ku muntu umwe. Nta nubwo twari tuzi ko icyaha cyakomotse ku muntu umwe, ni ukuri kw'Imana. Hari tuzi ko umuntu yirwariza yifitiye ibyaha bye. Mugeze mu gice cya 5 baravuga bati ibyaha byazanywe n'umuntu umwe, urupfu rukazwana n'ibyaha. Noneho batangira kuvugana bwa buntu bati rero ahubwo impano y'ubuntu yo gukiranuka kw'Imana yaha abantu bose gutsindishirwa bagahabwa ubugingo. Bati ibyo bintu twarabisomye, ndakubwiza ukuri, rwa rubanza rwagiye nka nyomberi mu kubisoma gusa. Twatangiye gutekereza Imana ifata gukiranuka kwayo ikaguhera umuntu ubusa. Icyaha burya cyazanywe mu isi n'umuntu umwe, niko nicyo gukiranuka cyakozwe n'umuntu umwe cyahesheje abantu bose gutsindishirizwa bagahabwa ubugingo. Ayo magambo ni ubwa mbere, dore naho nabereye naravukiye muri ADP, ni ubwa mbere nari nsomye Abaroma nkumva ibyo bintu, kandi sinajyaga amasoma koko. Ubundi buriya kera twisomeraga mu Isezerano rya kera, bajyaga banahigisha. Ninde wahigishije? N'abapasitori uzumve, n'ubu ntawe ujya uhasoma. Numva bigisha gukiranuka kugatandukanye. Nta mupasitori ahantu ujya uhasoma. Uzumve n'uyu munsi mu matorero abantu basengeramo, hagize umuntu uzabitubwira, azashyira comment hano anasharinga ibintu, azashyira ushyiraho comment atubwire ko ari umuntu ujya usoma igice cya 5 cy'Abaroma guhera ku murongo wa 12. Umupasitori wo mu rusengero waba harasomye agahagarara mu rusengero ibyo bintu akabivuga? Ntabo. Baye imyaka 30 hafi 28 muri ADPR, kuva navuka kugeza ku myaka 28 ntari numva umuntu usoma aho hantu. Umase ntarahabaye bigiye imyaka 28 nari ntumva umuntu usoma aho hantu havuga ngo icyaha cyazanywe mu isi n'umuntu umwe, ni ku rupfu rugera ku bantu bose kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Ahepfa akavuga ngo ariko niko ibyo gukiranuka cyakozwe n'umuntu cyahesheje abantu bose gutsindishirwa bagahabwa ubugingo. Reka nkubwize ukuri, ayo niyo magambo yandokoye, arangiza amenya ko Imana yampaye gukiranuka kubusa, kandi binyuze muri Kristo Yesu. Iravuga ati ibyo Kristo yagukoreye hari kugira ngo nawe uyu munsi wemerwe ubura umukiranutsi. Rwa rubanza ruragenda. Reka nkubwire Moridekayi, twarahagurutse tumera nk'abasazi, naho batangiye abantu kutugira gute kutwirukana. 2017
nibwo abantu batangiye kuvuga bati kuko muri korali twageragamo nayo mfite umurangi witwa Moise wari dirija ntiyashyiraho umwanya wo kwatura yego indirimbo ziririmba bya bintu byose turazihagarika dutangira guhimba ishyashya zivuga ku maraso ya Yesu. Abantu basite umuntu yava kwigisha ku rusengero, umubwiriza butumwa yava kwigisha ku rusengero, tugasohokana nawe tukamubwira ati bya bintu wavuze sibyo ni bya Satani, tukaburumva twari tukiri n'abana tutari twakura n'ishyaka ryinshi banamwandikiraga message cyangwa tukakwandikira message tugafata nimero zawe tukakwandikira message bya bintu wavuze ni bya Satani ni ukubeshya ntabwo ari byo. Tugana ku musozo uyu munsi urumukiranutse ukumaniri muranga uyu munsi urumukiranutse cyane kubera ko gukiranuka ni impano y'Imana. Tugana ku musozo mu minota 2 muranga ni ibiki bintu byakugoye ku bantu mwari kumwe ariko batizeye nk'ibyo wizeye? Ikintu cya mbere cyangoye gikomeye ni urumva mu buzima busanzwe iyo ubanye n'umuntu igihe kirekire kumutakaza biragorana, kandi usibye ko wenda umuntu ava mu rugo ajya mu kazi, ubuzima bwanjye bwose bwari bushingiye ku mibanire yanjye nabo. Umunsi rero menye ubutumwa bwiza batangiye kujya bavuga bati Nkuranga nawe yayobye yagiye akurikiye baba ko aba bantu bari barakoze ikintu kimeze nk'ikigurupe ku rusengero, wababonaga na hariya ugakatira ukaberereka umugani wa muntu ngo wavaga i Yerusalemu ajya Yeriko natwe twarabererekaga reka ariko umunsi bimenya nyine icya mbere cyangoye ni ukumva abantu banyitiranya n'aba bantu, ariko nkumva Imana binyitiranya. Umutima wanjye ni muzima kandi ukumbera ko imibanire yanjye n'aba bantu uko yagendaga itinda tuganira ku byanditswe byera, narushagaho nyine kumva mbaye muzima, nkumva nyine nubwo urumva nageze n'igihe n'umugore wanjye angiraho ikibazo, aravuga ngo ubwo muri kubwiriza ngo Imana ngo yaratubabariye ubwo ngubwo ngo ugiye kunshakiraho umugore wa kabiri. Hasi ko numva ibyo bintu ntabifite mu mutima bizaza ryarira burya nubwo ntabaye umunyabuntu kandi nkumva ari bizima, nicyo kintu mbwiye kirekereka kukizana ahubwo kitambaho ukireke. Ntabwo mbifite muri jewe mfite umugore umwe ni wowe nzagumana ngo yangu wereze muri bamwemera ibyaha byose urumva ugiye kugira abagore banga urumva. Iyo twigisha ubutumwa bwiza bantu na Paulo barabimubwiye, abantu batekereza ko twigisha abantu gukora ibyaha. Noneho rero iyo uvuze kwigisha abantu gukora ibyaha ubwo uvuze ngo kandi koko wenda ibyo nabyo tuzabiganira mu biganiro bizaza. Iyo umuntu amenye ubutumwa bwiza aba free, noneho waba free ku buryo icyaha kiba kitakigutwara. Umuntu wese yabibona yakumva n'ibintu uvuga akavuga ati uyu muntu agiye gukora amabara hano hanze, ku buryo iyo hatabonetse abakuru b'itorero nicyo baba bamaze kugira ngo bagomeze bakurere koko zasinye zikugaragara. Hari abo zagiye zigaragaraho, ariko igihe kikagera abakuru b'itorero bakagenda bagufasha uko ugenda ukura, na bya bindi nyine abantu bita ibyaha nabyo bikajya ku ruhande ukabireka. So rero mu byangoye n'ibyo ngibyo sosiyete even n'umuryango wanjye bagiye barambye bati turagutakaje atari kandi watwagira ni wowe mwana we wacu witondaga none turapfushije bigende abo mpfushije mwebwe nimunyitege gusa. Kandi nkajya mpora nifuza ko twakicarana nabo tukaganira ijambo ry'Imana, ariko wera ko urumva wacu dufitemo abantu bo mu gitambyi tukagiramo iwacu twese mu idini twari turi abayobozi, nanjye navuyemo ndi umuyobozi. Umuntu wese wacu yabaga ari umuyobozi. Noneho uko kuntu twiyumvamo autorite ukaba utabwira umuntu ngo yicare hasi umubwire ko nubwo afite autorite aho hantu ariko ari mu bintu bidafite icyo bimaze. Ariko uko igihe cyagiye kigenda bagiye banyumva, uyu munsi noneho nshobora kuvuga
bamwe muri bo bakanyumva. wowe umaze kwizera ubutumwa bwiza uvuga ko wizeye bwatumye umukiranutsi utariwe, hari abantu benshi mwari mubifatanije mwabanaga muri ayo mazi, muri ubwo butayu, muri ibyo byumba, muri ubwo buhanuzi, wowe wagowe n'iki kugira ngo noneho umare amazi? Ngewe rero ukuntu byadufashe kubera ko twari nk'abantu bane iwacu mu rugo, byadufatiye rimwe. Ikintu cya mbere byatugoye kandi kikatugorera hamwe ni uko ku rusengero abantu bose bahise batwanga, bose ntawe ushobora kuguha ijambo kandi mushaka kuvuga, kandi dushaka kuvuga, ntawe ushobora kuguha ijambo, ntabwo bibaho. Ku buryo na pasiteri twari tumubaza ibibazo, abapasiteri yaba umushumba yaba pasiteri abasanzwe akarya indimi, ariko kubera ko twaririmbaga muri korali kandi y'abakecuru twazamuye igahinduka y'urubyiruko, ntabwo bashaka kudutakaza. Ku buryo cyane cyane uwo Moise wacu Moses agera kubera ko yari umucuranzi we, ari nawe wazamuye korali akayishakira urubyiruko akayigira gute, we noneho byari kandi karusho. kandi mu Gatenga ubundi niwe watangiye gucuranga ibintu bifatika nyine bya bindi biba bizwi. Ubundi mu Gatenga twasanze nta mucuranga, ntawe ubizi nyine ibyo gucuranga, ari ibintu biri aho ngaho bacuranga ibyo bita ubunjyanye. Atangira rero gucuranga, abantu bavuga bati batubonye umucuranzi. Noneho batangira rero ko bagiye kumutakaza, bagiye gutakaza uwo muntu, agahenda kakabica. Ariko ntibadutakaza kandi ariko ibintu tuvuga bakavuga ngo twigisha kudatura, kandi ari ukubeshya. Ntabwo twigisha kudatura, ahubwo twumvaga ibintu abantu bumvaga ibintu tuvuga bagahita bavuga ati aba bantu barimo kwigisha kudatura, kuko abantu bakomeje kumva bino bintu ntabwo batagitura, ntabwo baba batura. Bakavuga ati icyo nicyo cya mbere cyatugoye. Abantu baratwanze pe, ku buryo abantu badusempatizaga washobora kuguha ikintu bakabanga batagambiriye no kubarekura, ariko nyine bakareba bakavuga bati ibi bintu abantu bavuga. Icya kabiri muri uko kugira abapasiteri baduteraga ubwoba, kuko bigeze kuza mu rugo badusanga mu rugo, sinabavuga uwaje uko arazwi, aratubwira ati nimwe nimureke kuvuga bino bintu, sibyo tubagire abapasitori, sibyo nimubireke kwe tubagira abapasitori. Noneho bari bagiye kukwimika ngo ube umwami w'ishyanga, noneho turanga. Bavuga ati ntabwo bino bintu twabireka, ntabwo bibaho. Umwe rero adutumaho tuzanabemeza kwanza, tuzanabafungisha cyangwa tubagongesha imodoka se bagonge. Umuntu akubwira ati twashatse kugira pasiteri uranga, niba wanze rero ureke kuvuga ibyo bintu, ntukajye hano ku rusengero ntukahagaruke, sibyo? Nuhagaruka tuzashaka ibirego tubarega, bagira gute tubafunge. Ibyo bintu rero byo kwima abantu kandi ariyo sosiyete twabanaga, ariyo twari tuzi, byaragoye cyane. None bakadukangisha rero, bakanadukangisha bati tuzabereka ibyo bintu muvuga. Twaje no kubahunga turigendera, twihurira n'abandi bantu babaga mu Gashyekero bamenye ubutumwa bwiza, twiteranira bisanzwe, natwe twicara mu nzu tukaganira kuri ibyo, turanezerwa, turaguka, tuba benshi. Hari igihe twicaraga mu nzu tugasanga turi nka 80 cyangwa 100, turaguka, tubyara abandi bantu hirya no hino, matorero mu cyaro, mu mujyi, turakura, turaguka. Ba bintu abantu babonaga ari ibintu bidafatika, abantu noneho batangira no kutwumva, akagutega amatwi nubwo yaba ari pasiteri. Ariko rero numva ibintu uvuga ari ukuri, ariko se ibi bintu ku buryo n'umupasiteri wigeze kutwicaza ari muri covid nkurangara byibuka, ni mugaruke muri ADPR, uzayambaye ijambo muvuga ko mugaruke. Turavuga ati tujyana aho uyobora, witubwira ngo yadusubiza aho twateraniraga, kuko nta jambo bazaduha. Tujyana aho uyobora, noneho ujye uduha ijambo. Turamera, ntabwo turi bwawe kugaruka muri ADPR, turemera tujyana. Abitekereza baravuga ati abantu bazambuza umugati. Kandi na rwose bavandimwe, ntabwo tuba tugamije kubuza abantu umugati. Ukoze akwiriye guhembwa, niko ijambo ry'Imana rivuga. Uwakoze akwiriye guhembwa. Nta nuhonyora umunwa w'inka igira gute, ntawe ukanagira umunwa w'inka ihonyora, ntabwo bibaho. Ahubwo
iyi bintu byose binyuze mu kuri bikagendana n'impano z'abantu, abahembwa bahembwa, abakora bahembwa rwose. Utagira ngo turabirwanya ibyo bintu, ahubwo tuba turwanya iki? Tuba turwanya ubwo bujura abantu bakoresha tekinike, abantu bakoresha n'umwuka muri uri inyuma y'ibyo bintu biherekeje na tekinike abantu bakoresha kugira ngo bibe abandi, kandi nabo bakabibira mu bujiji batanabizi. Buriya nabo babibira abenshi mu bujiji batanabizi, ariko ahantu hari urukundo, ubuse baguriye pasiteri imodoka nababara ngo kugira ngo bigende guteze. Nabazwa no kumuntu yagure abantu abakirisitu bateranye bakagura pasiteri imodoka guteze. Ejo nzarwara akayinjyanamo, ariko ntabwo ubundi sinarwara ngo mpamagare pasiteri mu idini bisanzwe ngo ngwino pasitoro nijoro saa 8 utizana ya modoka twakuguriye uzugira gute ujyane kwa muganga, ntiyaza ntiwanamutinyuka. Aba ari umushumba wimanitse ari hariya ntiyanaza. Ibyo rero nibyo tuba turwanya. Ntabwo turwanya guhembwa kw'abantu, ahubwo turwanya iyo myuka yindi iri inyuma y'ubwibone no kwikunda no kwikuruzaho ibintu n'ubwangana, biriya bintu nta n'urukundo rurimo. Nicyo tuba turwanya, ariko ubundi ijambo ry'Imana ibintu byemera natwe turabyemera. Reka tubashimire. Murakoze cyane. Murakoze cyane kwitabira ubutumire, murakoze gusangiza ubuhamya n'urugendo rwanyu rwo kwizera. Urumva natwe tugira ahantu tubwiriza ubutumwa, wenda twabwira abantu bo kuri tugira cyane ebyiri tubwiririzaho ubutumwa. Ya mbere yitwa Yesu TV, ya kabiri yitwa Igihe cy'Ubuntu TV. Ubwo uramutse nyine uri umukunzi w'ubutumwa bwiza wajya uhitira kuri hagiye yitwa Kristo muri twebwe, wava ukajya kuri Yesu TV, wava ukajya ku Gihe cy'Ubuntu. Igihe cy'Ubuntu cyo kimaze n'igihe kuko twagitangiye kera. Hariho amavideo arenga 500. Harimo amavideo arenga 500. Nubwo buhamya, nubwo abandi batari twebwe, nubwo abamama, nubwo abakecuru, nubwo abapasitoro bagiye bahinduka, byose biriho. Hariho n'idini nako n'abantu bari bafite idini yo za Rurindo bakinga imiryango. Urusengero bararukinga basubiza abadive bene wabo bahanutse. Bati ibyangombwa byari mu bijyane barakizwa bose. Urusengero nko kubona ahantu bateranira bagafunga. Nabyo wabisangaho ngaho kugiye cy'ubu. Bera. Rubanza nta ruhari. Mwebwe nta ruhari. Wavahe. Nabandi akubuza uko Bibiliya ivuga. Uko Bibiliya. Nta muntu yoba kubuzima. Uko Bibiliya ivuga. Tujye tuvuga ibintu biri faction. Bibiliya iravuga ngo ninde uzadutandukanya n'urukundo rw'Imana? Ni Imana ari yaduhaye Yesu. Ni Yesu ari wadupfiriye. None ubwo niba abo bantu bo inama yabo bombi idashobora kudutandukanya n'urukundo rw'Imana, ibindi abantu bavuga bikomoka mu kutamenya. No kuri reka mvuge kano kantu dusoza. N'ubundi wasoje ariko dusoza kamvuge kano kantu. Imana nta bushobozi ifite bwo kunyaka gukiranuka. Imana ntiyanyaka gukiranuka. Muri kamere yayo nta bushobozi bubamo bwo kwaka umuntu gukiranuka, kuko ni Imana. Ngewe ndi urubyaro rw'Imana. Nta bushobozi yakora bwo kumbyaruka. Yabigenze ite? Yambyaruka kuko yaba yigiriye ntabwo yambyaruka. Kuko umubyeyi wawe atakubyaruka ngo gusubize mu nda akubyaruka, niko n'Imana itambyaruka. Nta bushobozi ifite bwo kunyaka gukiranuka. Ndi umukiranutsi kandi nayo irabyemera. Ko nicyo kinezeza nuko nkiranuka nkuko nayo gira gute ikiranuka. Murakoze. Turabashimiye. Imana ibahe umugisha. Izina rya Yesu. Amen.